ibyo bintu nagiye mbibabuza cyane kuvuga ngo turiya tuntu tw'imbere duteganye tubiri dutekamwe kari hino akandi kari hino nitwo ufata kandi udufatira rimwe ugafatisha bino bikumwe n'izi ntoki ugakurura. Iyo rero udufashe bisaba ko uzamura ibikumwe hejuru ukamanura ujyana hasi, ntabwo rero ari ugufata inyuma nkuko mugenda mubimbwira cyangwa se ngo hasi. Hari nabo nasanze barakuriye ahantu rwose atari ugasanga akuriye umubiri w'imbere ndani akawuzana inyuma. Ibyo bintu ni amakosa mabi cyane kandi wirinda gusigaho imiti itandukanye nkuko nagiye mbibabwira. Iyo ufashe ibyatsi ugafata izo ntobo ugafata ibyo bindi byose mugenda mumbwira mwakoresheje abantu muri iyi minsi aho nkoreye bino biganiro byo kwigisha online uko baca imyeyo, hari abantu bagiye baza kundeba, hari abagiye bampamagara kandi ati ngiye nako namureba ngasanga yarashize yakoresheje ibyatsi agenda bikoresha ku mubiri we hanyine ku gitsina ko aca imyeyo yarangiza bikamutera ama infection yateye ubwoba, ugasanga yarangiritse yacitse ibisebe yabaye ukundi kuntu byamuteye ama infection atazigera nakira. Niyo mpamvu rero uba ugomba kwitonda, ntabwo ari gupfa guhubuka ngo upfa gufata ibintu byose ubonye. Nari mfite ibibazo byinshi cyane byinshi mu rugo rwanjye ruba ruri hafi no gusenyuka. Yama umuti nkoresha iminsi 10. Yego. Amaze kumpa umuti ndawukoresha rwose ubu ngubu mu rugo iwanjye nta kibazo gihari. Ndashima Imana, ndinjira mu rugo bagaseka, twajya mu gikorwa tukishima. Umugore yaragiye kugenda ariko ubu ngubu bisigaye no kuza uko mamubwira ngo kanaka yakubwira ati ntahari kubera ibyishimo biri mu rugo. Si ukukubeshya ndava hano menye guca imyeyo, ndanava hano menye uko umugore yitwara mu buriri. Waba ufite ikibazo mu gutera akabariro urangiza vuba warabaswe no kwikinisha umugore akaba yarakwinubye, waba se uri umugore ariko inshingano zo mu gitanda zikaba zarakunaniye, uribwa umugongo cyane nta mavangingo ndetse nta n'ububobere ufite, Shangazi Dativa wamamaye ku isi hose ubu nawe wamubona byoroshye. Yewe namwe mufitanye ibibazo mu ngo yababera umujyanama mwiza cyane. Abakobwa n'abadamu namwe mutagiye mu rubohero namwe ibyo abibafashamo mu kanya nk'ako guhumbya. Umuhanga muzi akora abamumenye baramwirahira. Wamwandikira kuri WhatsApp ukabanza karongo ko guteranya 250 783 441 825. Aho waba uri hose ku isi aragufasha ndetse imiti ikakugeraho ku giciro nk'icy'umuneke. Shangazi Dativa, igisubizo kuri twese. Turabashoje kandi tubifurije ikaze mu kiganiro cy'umuryango, kiganiro aho tuza twiga guca imyeyo cyangwa se twiga iby'urubohero. Tumaze iminsi tubigisha, abantu benshi barimo kuduhamagara, barimo kudushimira, abandi bati twabuze aho dufata, twabuze uko tubigenza. Niyo mpamvu rero tugarutse kugira ngo hari abantu bambajije bati se koko twabiba ahantu bafata tuzabigenza gute. Ugasanga yambwira ahantu yafashe nkumva ntago hasobanutse. Reka rero twongere twige ho gatoya kugira ngo twigishe babandi batabisobanukiwe cyangwa se aribwo babonye ikiganiro uyu munsi. Nababwiye ko ubanza ukambaraga kugira ngo utaza kunyerera, umuti ukoresha cyangwa se umuti usigaho utaza kunyerera. Iyo ari intoki gusa biranyerera. Hanyuma ubwo tuje kureba ahantu bafata ni hehe ahariho, ko abantu benshi hari igihe haza akambwira ati rwose ngewe warabivuze ariko nayo ahantu bafata niba ari inyuma, niba ari imbere, niba ari hejuru, niba ari hasi. Ukumva rero nyine ntabwo babisobanukiwe, ariko abambwira ngo ni hasi ntabwo ari hasi, abandi bakaba bati ni hejuru, abandi bati ni inyuma. Nuko ngo igitsina cy'umugore uko giteye urakibona. Iyo hari umubiri w'inyuma, hari abantu rero bakurura uriya mubiri w'inyuma nyine, biriya ni amakosa. Hari abantu bamagaye ngo naho bamwakuriye, ntabwo ariho nababwiye. Hari n'abandi baje kundira mbwa ati rwose twakuriye inyuma. Ngo kuvuga ngo iyo ugiye gukurura ujya imbere, umubiri uri impande ya clitoris hirya no hino, aho ngaho niho ukurura. N'utwo tuntu ukurura, n'utuntu tubiri duteganye ukurura. Hanyuma nababwiye ko iyo ukuruye nabi ushobora gukura nabi ugafata clitoris ukasanga irakururutse ibaye nk'igitsina cy'umugabo, cyangwa se ugakurura ugasumbanya. Ibyo bintu nagiye mbibabuza cyane. Kuvuga ngo turiya tuntu tw'imbere duteganye tubiri dutekamwe kari hino akandi kari hino nitwo ufata kandi udufatira rimwe
ugafatisha bino bikumwe n'izi ntoki ugakurura. Iyo rero udufashe bisaba ko uzamura ibikumwe hejuru ukamanura ujyana hasi. Ntabwo rero ari ugufata inyuma nkuko mugenda mubimbwira cyangwa se ngo hasi. Hari nabo nasanze barakuriye ahantu rwose atari ugasanga akuriye umubiri w'imbere imbere ndani akawuzana inyuma. Ibyo bintu ni amakosa mabi cyane, kandi wirinda gusigaho imiti itandukanye nkuko nagiye mbibabwira. Iyo ufashe ibyatsi ugafata izo ntobo ugafata ibyo bindi byose mugenda mumbwira mwakoresheje, abantu muri iyi minsi aho nkoreye bino biganiro byo kwigisha online uko baca imyeyo, hari abantu bagiye baza kundeba, hari abagiye bampamagara kambwira ati njye nako namureba ngasanga yarashize, yakoresheje ibyatsi agenda bikoresha ku mubiri we hanyine ku gitsina ko aca imyeyo, yarangiza bikamutera ama infection yateye ubwoba, ugasanga yarangiritse, yacitse ibisebe, yabaye ukundi kuntu, byamuteye ama infection atazigera nakira. Niyo mpamvu rero uba ugomba kwitonda, ntabwo ari gupfa guhubuka ngo upfa gufata ibintu byose ubonye, upfa gukoresha hariya hantu. Hanyuma iyo wabonye wabisumbanyije, hari abambwe twarasumbanye, abantu benshi mumbwira ko twasumbanye. Iyo wadusumbanyije ni ukuvuga ngo iyo ugiye kongera nibura kugira ngo dukosore, ufata kakandi kagufi nyine wageze kagufi, ntabwo ufata ngo wongere ukurure gutyo. Nubundi iyo ukomeje ugakurura udufatiye rimwe, nubundi birakomeza bikaza bisumbanye, bugakura ariko bukaza busumbanye. Niyo mpamvu rero ugomba kubanza ugakurura kakandi wasumbanyije, kakandi kabaye kagufi ukagakurura. Kariya kantu rero iyo kagwingiye, navuga ngo kagwingiye karanaryana, karababaza. Muzabigerageza murebe, abantu benshi iyo bikoze ahita avuga ko karakurya nyine, ariko ugomba kugakurura konyine kugeza ubwo kareshya n'akariya kandi karekare wagize karekare. Hanyuma wabona bimaze kureshya biringaniye neza, ukabona gukurura umanura. Kandi bantu mukora amakosa yo gukurura mujyana imbere, ugasanga utuntu twaje duhagaze tumeze nk'amatwi, ntabwo ari byo. Ugomba gukura urebesha hasi kugira ngo tumanuke dutwikiriye hasi. Ni ukuvuga ngo rero wowe ukurura ujyana imbere, wowe ukurura uryamye, wowe ukurura, mbese sinzi pozisiyo burimo, ariko ugomba kuba wicaye ugakurura umanura ujyana hasi. Ni uko nguko rero. Ubwo nanje kubwira mwebwe murimo gukora amakosa, mwe ngo twarasumbanye, abandi ngo ndimo ndakura umubiri w'inyuma, ese aho bafata ni hehe? Ufata turatuntu duteganye ukadukurura utujyana hasi. Hanyuma rero kandi nshimira abantu bambwira ati rwose ubu ngo birimo biragenda neza, warakoze kutwigisha, sinarinzi aho bafata. Nshimira kandi n'abandi bantu bagenda baza. Buriya ni byiza gutera intambwe ukaza kwiga. Hari kwigisha online, ariko hari no kuza aho nkorera mu mujyi ukaza nkagufasha. Iyo utazi kubikora, wenda hari umuntu wari munini cyane kwigonda kujya gute bikanga, uraza nkagufasha. Kandi n'undi wese ubaye udafite uburyo cyangwa se utabishoboye, waragerageje. Nkuko hari ukuntu nkwigisha, nkuko umuntu akamamaga ati njye waratwigishije, ariko naragerageje byaranze, ndakora bikanga, sinzi aho mfata, sinzi. Utera intambwe ukaza tukakwereka uko ubikora, cyangwa se tukanabigukorera, kuko turabikora. Dufite abagore benshi cyane hano, dufite abakobwa benshi tubikorera, kandi n'ukuri bakagenda bakubaka ingo zabo, bakajya mu ngo zabo bakanezerwa. Hanyuma iyo uri kure tukohereza umuti, tukakubwira ukuntu bikora kandi bikagenda neza. Iyo nabwo uvuga uti wenda nta mwanya mbona, uraza tukakwerekera, tukakwereka aho bafata, kugira ngo wirinde ya makosa yo gufata ahantu hatariho. Uraza uko byagenda kose, urihangana ugatega, ukaza tukakwereka uko bakurura, tukakwereka uko intoki uzitwara, tukakwereka ibikumwe aho ubishinga, hanyuma tukaguha umuti ukagenda ukabikora. Kandi rwose abantu murimo murabikora neza cyane, ndimo ndabashimira. Abaza ndabashimiye, abampamagara bakansaba umuti bakabikora, bakambwira ati rwose birimo biragenda neza, ndabashimiye. Nawe byananiye byanze burundu, tera intambwe dukora mu mujyi wa Kigali, hano hafi naho za gereza. Niko kazi tuba turimo, kuvuga ngo uva mu gitondo kugeza nimugoroba barimo kwakira abagore abakobwa. No kuvuga ngo rero ndabishimira Imana cyane ko abagore rwose murimo kubyumva kandi mukabyitabira, nkaba ndimo kubafasha, bikaba birimo kugenda neza. Aboherezwa n'abagabo, kandi nawe mugabo rwose ufite umugore wawe ubona ko hari igihe umugabo bayibwira byararangiye, nta garuriro, birakunda. Ndashimira n'abagabo bamamagara ko bati nkohereje umugore wanjye, mufashirize, hanyuma nkabafasha bikagenda neza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza kugenda tuganira
byinshi bitandukanye ariko cyane twiga ku gucimye kugeza ubwo bizabajya mu mutwe mu maraso buri muntu wese ukaba wabyigisha umwana wawe ukabyigisha n'abandi turi tugenda abantu dusura abantu hirya no hino mu bice bitandukanye tugenda tuberekera tubafasha kugira ngo nkuko bagiye babidusaba benshi baraduhamagara mwadusanze ngaha ko turi kure mwatwegereye muzajye mugenda mubibona rero tugenda dusanga abantu kandi nabo bazagenda bagenda bigisha abandi murakoze Imana y'umugisha kandi Imana ikomeze kubishimira dukorera mu mujyi wa Kigali hano hafi n'ahahoze gereza iyo uri mu gihugu kitari u Rwanda hanze y'igihugu aho waba uri hose mu gihugu turagufasha tukakohereza umuti ibihugu bitandukanye tuboherereza imiti uri mu Rwanda aho waba uri hose nta muntu n'umwe twoherereza umuti cyangwa se wohereza amafaranga ye ngo abure kubona umuti ukugeraho neza cyane hanyuma abari muri Kigali nabo twakoresha moto twagira gute nta muntu n'umwe wadusaba serivisi ngo ibure kugenda neza murakoze rero tubahe ikaze kandi mukomeze gukurikira ibiganiro byacu murakoze cyane